tworora ihene n'intama inkwavu ndetse n'ingurube uca n'ufite itungo rikakugoboka. Mwiriwe, ndabasuhuza cyane. Bonjour, ça va? Muranyumva? Muranyumva neza? Good afternoon. Jambo. Kare. Ça va? Ok, ndishimye kuba ndi hano. Nitwa Ntarindwa Diogene bantazira Atom. Kuko ndi ikintu kinini cyane kingana na Atom. Mwampaye amashyi ariko ko ndi kinini. Murakoze cyane. J'étais en train de dire en fait que je suis très content d'être ici cet après-midi. I'm very glad to... mu Kinyarwanda? Turumvikana? Nivuye Ikinyarwanda noneho, turacyumva twese? Ok, ariko twagiye twivuye Ikinyarwanda di, kuko burya, ariko tucyangira iki? Twagihaye amashyi ntacyo di. Ikinyarwanda kiroroshye, sinzi impamvu tukajya kuvuga indimi z'amahanga zigora nk'icyongereza. Icyongereza muzi ukuntu kigora? Abana barakinyereje hano, wazana za duyudu wigiza tu, cyangwa igifaransa nacyo kiragora cyane, ngo kiroroshye. Ntacyo uzi. Igifaransa n'abana bakivukiyemo bajya kukivuga kikaraga ngo regardez la voiture, ngo kiroroshye. No, French is very, very complicated. Ndababwiza, I swear I'm serious. French is very, very complicated. French uziko muri French ikintu cyose kigira igitsina. N'impamo y'Imana. No, there is a gender for a chair. N'impamo y'Imana. A chair is feminine. Ndababeshya se? Nta muntu ukizi ndi ngo atubwire. Kitwa nde? A chair is la chaise. Yes. Iyo la ni igitsina cya chair rero. Urabyumva? Hakabaho ntuza oya igiti kagatebe gatoya kari hedi nta kari kakandi gato tabure kari ngo ni rase ni lo kari ngo nakagabo oya ariko ibyo ndabyemeye twumvikane ibyo nabyemera ibyo se ubwanwa kwisi hose ubwanwa se ubw'abagabo bajya kurangiza ngo la barbe urumva noneho ibyo tubireke noneho tubireke ibyo ngibyo noneho bagafata intuza tubyubahe igituza murabona igituza hariya se hari uyobewe ko ari abategarugori di mu gifaransa ngo ni lose. No. cyangwa a simple example, one simple example nka ntuza iriya, for example you have you is what mu gifaransa? You ya yindi ya benshi vous and have is what? Have is what? Vous avez. You have, vous avez. Ariko bajya kuvuga ngo vous avez. Iyo zayijite. So tujye tubireka rero twivugire iby'iwacu, No, French is very, very complicated. I swear, I'm not joking. Vous avez, iyo zawe utayishizeho mitera yazuka. Ndababwiza ukuri. Ndababeshya. Ariko mwampaye amashyi mw'abantu. Nuko rero tujye tureka no kuvanga indimi, tujye twivuga Ikinyarwanda kiraniyubashye. Buriya muzi ko mu Kinyarwanda nta n'ibitutsi bibaho byandagaza nk'ahandi. Mu Kinyarwanda ngo ivuga yandagaza inde uyivuze, nta bintu by'ibitutsi bibaho mu Kinyarwanda, ibintu bitiyubashye. Urajya hesha wa mu Kinyarwanda tuvuga dutuje tukiyubaha, niko sha oya mu Kinyarwanda tujye tuvuga kuko kiriyuba. Urajya he wanyana y'intuzo, urajya hesha urajya he nababwiraga rero tujye twiyubaha, kiriyubashye utikisha utiki ngo ndakwanga sha ndamaze sha urakicwa n'icyumuroga egenda kaje nangundogo ya mana yanjye. Tujye murumva kitiyubashye se Kinyarwanda di mwagihaye amashyi mwokagira. Nuko rero kandi ntitukavange indimi nka ntuza, tujye tuvuga sauvegarde notre langue, il faut la promouvoir.
tuvuge ikinyarwanda gusa ntituvange exactement nous devons promouvoir notre langue tukavuga icyo gusa yes we have to promote it is our mother tongue tukavuga icyo gusa kandi ntitukavange indimi kuko twabishanutse nka ntuza yitwa nde harya wa muntu ukora muri MTND compose oya compose uriya wamunyereka ngo mucinye urushidi compose ugira icyo uhamagaye umugore ngo umubaze ko abana biriwe ngo iyo nimero muhamagaye uti simpamagaye nimero mpamagaye madame iyo nimero mukanyu kiri muranga ngo the number that uti the number what I was calling lo nimero compose mukajya muri ibyo ariko akora ikidi abaye sinabonye mutiyeni nta urahanga hadi ngo mwereke icyo mubwira di uriya mugabo yaranzembagije ariko tujye twivuga ikinyarwanda tureke ibyo ngibyo kandi tuve ku bantu b'imbura mukoro nkuriya ahemberwa n'icyo atakoze kuko ubugiye basabye ngo simbaganirize kuko ndi umunyakazi ndi umunyamurimo kuko ibyo mutazi nuko hano turi no kuri stade amahoro babukereye kwizihiza umunsi w'umurimo tukaganira ku murimo kuri stade amahoro rwose niko bimeze mu ntara mu gihugu zo mu majyaruguru n'amajyepfo reka dutarukire kuri stade murabyemera yego kuri stade amahoro bimeze bite muratwumva ijambo ni iryanyu yego turabumva cyane kuri stade amahoro indirimbo yubahiriza igihugu imaze kurangira rwose icyabimburaga ibirori kirarangiye ubu ibirori biratangiye defile iratangiye ndabona bishimiye umurimo rwose bafite ibyapa defile iratangiye hariya ni bande mubaha amashyi ndabona ari kaminuza ya Kist mw'abantu mwe ngabo ni Kist ngo ikoranabuhanga mu majyambere mubaha amashyi mw'abantu mwe hariya ninde ndabona abandi bageze imbere ya tribune y'icyubahiro bariya ni bande ni roko defense ngo umutekano niwo wongera umusaruro mubaha amashyi mw'abantu mwe mubaha amashyi bariya ni bande ndabona bariya ni bande ni koperative koperative do production do marakuja igeze imbere ya tribune n'abategarugori bazanye n'imbuto bejeje rwose ni mubaha amashyi rwose mubaha amashyi cyane yego ndabona cyane maze rero niba mutwumva kuri stade amahoro byifashe bite hariya yego turabamenyesha ko no mu ntara zitandukanye z'igihugu naho niko bimeze byaryoshye cyane reka dukubitire mu burengerazuba twumva uko bimeze kuri stade Gatwaro ku Kibuye stade Gatwaro muratwumva yego turabumva nta muhanga n'ingi niko bimeze mubaha amashyi cyane bawitabiriye niko bimeze hano ndabona ndi kumwe n'umusaza witabiriye umunsi w'umurimo ese muzehe witwa nde nitwa Gasibiro Gasominari Karipofori yego cyane ese uyu munsi w'umurimo wawishimiye cyane yego cyane viziyo beni n'abasuhuza yego none se ufite ubutumwa ki wageza ku banyarwanda ese ukora iki muzehe yewe ndi umutete ni ukuvuga iki ndi umututaravo ubu ni ukuba gukora iki se ndi umunetwayaje nkaba n'upentire arakoze cyane icyifuzo cyawe viziyo beni turayitaha murakoze cyane reka tujye hano mu majyepfo mu ntara ya Muhanga ese muri Muhanga byifashe bite yego bakeye cyane hano ndabona hageze koperative ibaho duseke koperative Gaseke ndetse turayibutsa ko yabaye ya mbere mu rwego rw'igihugu muyiha amashyi mw'abantu mwe abadamu barahageze cyane ndetse uyu turi kumwe n'umudamu cyane uwo Gaseke uraho mada ndaho cyane nitwa Kanakuze Dativa ndi muri koperative Gaseke urakoze cyane Dativa none se icyifuzo cyanjye Agaseke twabaye ba mbere none ndandifuza ko viziyo beni bayita beni disi kuko mu myaka ibiri turayigeraho yego murakoze cyane none se hano reka tujye mu Mutara bimeze bite muzehe witwa nde nitwa Kamatari ukora iki se Kamatari yego ntunganya ibidamu nukuvuga iki se nukuvuga ibintu by'amariba n'ibibumbiro by'inka nuko rero tukajya byakamyemo amazi tukabyongeramo amazi ga yego none se viziyo beni turayitaha cyane yego murakoze cyane mubaha amashyi menshi cyane mw'abantu mwe nuko rero reka tujye studio niba mutwumva tuributsa abantu bose batwumva ko uyu munsi insanganyamatsiko y'uyu mwaka ari dukore nk'abikorera studio muratwumva studio muratwumva yego turabumva cyane masumbuko yabu yego na Dativa muri kumwe kuri mikro yego turabumva cyane nkuko babivuze rero
ni byiza ko tuganira kuri icyo kintu cya dukore nk'abikorera kuko murabizi ko bitoroshye cyane. Yego hari abakozi benshi bakora neza, ariko nk'uko mubizi mwe mwumva radio umurimo FM, nk'uko mubizi hari abandi badakora neza inshingano zabo, bakaba umugani wa kinyarwanda ngo umuryango abumwe agatukisha umuryango rwose. Reka tubavugeho ariko tutavuga ko bose barya imbwa, ariko iyo abaye umwe nuko iyo wakiriwe neza mu kigo nka banki, ubwo wakwakiriye nabi cyangwa wakwakiriye neza niwe sura y'icyo kigo. Reka noneho tujye twikosora tutaba nka Gasumuni. Abatayizi, Gasumuni yari umugabo w'umuzamu rwose, maze agira cya rimwe muratwumva cyane, mukomeze mukurikirana murimo FM. Nuko Gasumuni agira cya umuzamu akabeho kamuhengetse, yihira mu kiringiti maze atangira kurota rwose. Maze mu gatondo akurotera patron ngo akora gisida, agikanguka mu gatondo abona ngo uyo patron yakije imodoka agiye ku kazi. Gasumuni ariyamira ati ndagusaba cyane patron utatse iyo modoka. Undi ati kuki? Ati kuko naraye nkuroteye kandi ubundi nkabya inzozi, naraye ndo tukora gisida. Nuko patron ati Gasumuni wasabye ko ubuzamu uzifatira ko ubupfumu kuragura n'ibyo ushoboye. Ubwo Gasumuni asezererwa cyo ku kazi. Urakoze cyane, mwamuhaye amashyi Gasumuni mw'abantu mwe. Nuko rero ariko icyo mvuga urakoze cyane kuba uvuze kuri icyo kintu. Ariko Gasumuni abazamu batagira ngo ni umuzamu gusa, ba Gasumuni ni benshi cyane rwose. Ujya mu iduka ugasanga ba Gasumuni baruzuye. Hari iduka mperutse ejo bundi rwose ngiye kugura imyenda nitegurira ubukwe, umugore nahasanze si Gasumuni ni Gasuzuguro. Dore uko byari bimeze. Mada, aya mapantaro igiciro cyayo nanga? Ntabwo uzi gusoma? Ntabwo byanditse? Uri mu biki ariko di? Urakora iki wa mugabo? Uri mu biki? Ariko di waje kugura costume cyangwa ni imineke? Urayifata utyo se urumva ko yahiye cyangwa? Ariko wa mugabo ako kazumpa urakampembera cyangwa? Ubwo urampemba di? Genda urajya hariko costume uko ari hano urajyahe? Uyu mugabo ameze ate? Korongo ino mumfashe di. Urajyahe? Genda jyana amafaranga. Nta ubundi se urantunze. Genda. Sikewe. Ubwo rero urumva ko uwo ni Gasumuni Gasuzuguro. Hari n'ahandi ujya rwose mu biro ugasanga umuntu wari warahegiye imihigo nk'abagize gitifu bamwe ariko si bose cyane, twumvikane neza rwose. Ndetse n'abakora neza tubaha amashyi kuko barabikwiriye. Ariko haraho mperutse kujya rwose nsanga executive bita ngo ni ntuza ya kipe y'umupira Manchester. Ubwo asanga ari kuri telefone. Alo niko sha wambwiye sha ngo Manchester ngo yarayitsinze sha. Nari mbizi nikidi dossier singizi. Ntabwo wakuya dossier executive nije ngomba kurebera dossier. Ibi ni bikidi dossier singizi ngaho fata sha ntukupe sha mbwira sha ngo ngwiki sha Arsenal. Oya ntuziriya Chelsea sha. Ariko amafaranga ko tuyafite batuguriye abakinyi koko. Niki ariko sha formulaire iki koko? Formulaire singizo. Iyo y'umutuku ntiwakwandikaho izina ryawe. Igitsina cyawe ntukizi. Ibi ni biki? Nibwira sha ntukupe sha. Ntukupe. Ngo ngwiki sha. Ngo ngwiki? Ariko sha baratwiciye team koko. Kandi amafaranga arahari. Uko siko byatangiye muri Ferwafa? Babatwikira peri bakata uti bagenda hariya babogota Alabama badadara muri Rayon Sport bakagaruka muri aperi. Suko byatangiye. Ariko sha mbwira sha usiko cyakurode cyarakimbwiye ngo ntuzuriya sha uriya bogota Alabama sha ngo agice pfana ntuza sha na Baraka Alabama. Nasho pfana asha ni ikintu kigira ibintu by'iparo kiriya. Ariko sha abantu batwike ngwikira urimo kumva ongeza volume sha niki ariko dossier singiza babaye nibwira sha ya niki ariko kupasha niki ariko abanyarwanda ndabazi rero wagenda imbere y'abategetsi ukavuga ngo mpora mu mupira zana nkwandikire ndabazi di akira ngo executive mpora mu mupira genda ndabazi di iyo. Ariko rero telefone rero ba Gasumuni bandi telefone barazishoboye n'abategarugori barazishoboye ga. Allo Janet, I swear Janet ni mpamo y'Imana, I swear I was there. Mbega wedding ceremony mbi imbeshi gore urabona ikanzu cyari cyambaye ariko umusaza wayagikundiye iki koko? Kandi shanaraye numvise ibintu antajya mbwiza ukuri. I swear antuzi ko yambwiye ngura mukobwa yari atwite kandi inda
niki directeur ntawe uhari directeur ntawe nta bandi usanze bategereje ibi ni biki genda niko umva sha umva yarambwiye ko uriya mugore yari atwite kandi nda si yo musaza wawe inda niya wa musore bari kumwe kuri kiste kandi kiste habera ibintu barabimbwiye I swear niki ariko munguzanyo ni ku second floor mwagiye hejuru ariko ibi ni biki umva reka kuko directeur araje abo rero ni bagasumuni ku matelefone hari n'abagasumuni rero bandi hari bagasumuni bitwa ntuza ba rapport de mission bakahura muri za rapport de mission ukajya ubabaza nyakubahwa bwana ministiri nje kuba rapport de mission ya mission duherutsemo burya nkubutse mu Buswedi twaragiye tugera mu Bubiligi monsieur le ministre baranatwakiriye cyane rero baratwakira cyane hari na quartier y'amatonge nibi baratwakira ariko se uretse kubakira nta kindi kintu mwabonye cyagirira inyungu abanyarwanda uretse aho babaye birahari byinshi cyane bwana ministri hari byinshi twahigiye uzi ko nabonye ikintu mu Rwanda cyagira akamaro buri nama baradusaba ngo tujimye telefone nk'ibyo ni ibintu twakwigisha abanyarwanda bikazamura umusaruro murakoze cyane iyo atarabo ngabo rero hari bandi bagasumuni ni bagasumuni mujinya ni baderegiteri wagira ngo bahorana mukushi sinzi uko bameze urashaki iki hano ko nakuzo iki deregiteri mwaramutse deregiteri iki naramutse nyine ese sha ko mubona mpagaze simba naramutse nyine ko mpagaze naramutse nyine deregiteri mwaramutse arije mugira ngo muzasanga ntakiriho sha ndiho cyane naramutse nyine sha kandi deregiteri sinkwiyumviye wowe kandi wacyana we nzakwirukana deregiteri iki ndabazi sha ndabazi iyo tari bagasumuni abo ngabo hari na gasumuni bitwa ba ropo medical bagasumuni ba ropo medical rero n'abantu bahorana indwara ndetse basiga barwara n'iz'abagore kuko iz'abagabo zarangiye ayo badasabe oya dogiteri ndakubwiza ukuri noneho byanze ni ropo medical neza dogiteri uzi ko iyo ngize ntya mu mutwe wagira ngo ni kurusumo ngo noneho ukuboko kuva nagira yagisida ukuboko guhora gutya ngo nkurambure ntyagewe ntibishoboka guhora gutya ukuguru ko ni gutya rwose reka ngo ndambure ntyangire nk'abandi basore reka da ibi ngibi reka umugongo wadatoye umugongo wese nakubwira ngo ngire nk'abandi bagabo nkore siporo ntibishoboka cyane oya rwose wadatoye noneho umugore wanjye asigaye ataki ibintu ngo ni bya matrice ubaza ari byo yananduje ndebera ropo medicale rwose ndebera ka ropo medicale naho ubundi byanze cyane mu ndebere ka ropo medicale naho ubundi biranze cyane nuko rero abumva radio murimo bagasumuni ndumva twaba tubasubikiye aho ngaho ndabibutsa ko dufite abatumirwa benshi muri studio ya Murimo FM baje kutuganira ku byerekeye na gahunda za leta reka tubakire kandi tubibutsa ko mwana telefona mukabaza ibibazo bijyanye na gahunda za guverinoma murakoze kumpa ijambo ibigo binyuranye bya leta ubu turi muri za gahunda zo kurwanya ubukene tunyuze muri ya projet IDPRS maze turabibutsa ko hari na za gahunda ibigo binyuranye nka za RIEPA ndetse abantu bashaka gushora imari hari na za Kapumeri tugasaba ibigo bya leta n'abikora ku giti cyabo ko bajya babitaho za services za customer care ahubwo customer care si wa mugabo w'ibyanwa nabonye ubushize oya customer care ni service ntabwo ari umuntu nicyo tugomba guhugurira abanyarwanda maze rero n'abandi bafite ndasuhuza mama wacu twicanye hano muri salo ye oya iyi twababye ko atari ugusuhuza uyu munsi no munsi ujyanye n'ibintu by'umurimo mujye murekera aho ngaho rwose ndibijeje ndi mu majaruguru ndi umuhinzi wa marakuja ndashaka kumenyaga none se bwana bijeje izo marakuja zeze garajojoye ga none se ikibazo cyawe ndashaka kumenya umuryango wa Eastern African amahoro yavuyeho oya reka murabyumva neza ko no mu ntara zinyuranye z'igihugu ndetse abaturage bamaze gukangukira cyane gahunda za bamenye ko amasoko yagutse bamenye ko turi mu muryango wa East African Community cyangwa Communauté de l'Afrique de l'Est ubwo abaturage barabihagurukiye cyane ndetse hari n'ibintu kuko ubukungu bwacu buri ku butaka cyane ni ukumenya ko
hari na politiki nshya ya land consolidation cyangwa se reorganisation du territoire tukabimenya cyane. Murakoze cyane. Yego aro yego, ikiganiro kirarangiye, maze rero kirangira reka tubahe itorero imbanziriza guseruka ryabaye rya mbere muri Gasabo, ribahe indirimbo yerekeye n'umurimo. Mbanziriza guseruka mwahageze, twageze ikivugo cyanyu, iseruka n'amajyambere tugasaza veti tukayitaha. Indirimbo yanyu ni iyihe? Eje nitwakana kuze dativa ndi mu mbanza guseruka. Indirimbo yacu ni tworora ihene n'intama, ngaho yiririmbe tworora ihene n'intama, inkwavu ndetse n'ingurube, ucana ufite togore kakogoka, ubyara ufite togore kagoboka, tworora ihene n'intama, inkwavu ndetse n'ingurube, ucana ufite togore kagoboka, ubyara ufite togore kagoboka. Ngaho hari n'indirimbo ijyanye n'ubutakaga. Imbanza guseruka twahageze. Butaka bwacu ntituzagutenguha, wadutunze kuva kera cyane kugeza n'ubu kidutunze. Ye butaka bwacu ntituzagutenguha, twese turwane ku butaka, ducukura imiringoti yo kubufata kugira ngo iyo sura itazabutujya ibujyana imahanga tugahomba. Yego turakunda na viziyo beni nakubwira iki nkubwira iki ndeke kiko bindeze viziyo. Murakoze cyane, tworora ihene.